nahuye n'ibibazo birebire nkimara gutwara inda umuryango uranyanga. Uko kunyanga nyine numvishe ntakaje icyizere muri njyewe. Numva nyine ko ubuzima bwanjye burangiye. Biba ngombwa ko nyine numva ko muri njye naniyanze. Numva nanakiyahura pe kubera ko numvaga ko ntacyo nkiri cyo. Cyane ko ari njye mukobwa iwacu bari bafite wenyine. Iwacu byarababaje cyane na basaza banjye biba ibibazo. Ndetse n'umuryango wanjye uranyanga. Ku buryo n'ubu ngubu ntawe ugera ahantu mba. Ndimenya buri kimwe cyose mba nibaza n'ukuntu umwana wanjye azabaho. Mbura n'ahantu murerera nkibaza ukuntu niba nza kubera ko nase nyine sinzi niyaba. Nibaza niba nzakomeza mba muri ubwo bukode nabwo mbona byancanze. Wese ubu ngubu mba nibaza njye base umwana wanjye ubu ngubu azakura ate, aziga ate. Nibaza badise kuko njye mba numva muri njye narabuze igisubizo. Mba numva narabuze naho nahundi. Ihangane. Reka ntangire nsuhuza abantu mwese mukurikiye Mario Media nkuko bisanzwe ndiruta gwabiza iminege nkuba zisa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizi sangarizwa ingoma nkabo mutware w'iriyumba nyuma nkisesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'abanyarwanda hanyuma nkibisanzwe unyite Mario. Ngira ngo niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro mba naguteguriye umunsi kundi bikugereho hanyuma dukomeze dusangira ibyiza tuve mu bwiza tujye mu bundi. Nkubwira ngo rero kandi imbere yacu hari umutumirwa hari umukobwa mwiza cyane hari Sinita Rushyisiga ngira ngo muramubona namwe arasa neza cyane niyo tujye kuganira araza kudusangiza ubuzima bwe araza kutubwira bimwe mu byamuranze ndetse adusobanurire n'uwariwe muri rusange. Turakwakiye kuri Mario Media. Nakoze. Hanyuma rero amazina yanyu mitwa bande? Twa Mutesi Marie Chantal. Wow, amazina meza cyane. Hanyuma Umutesi Marie Chantal ni muntu ki? Ni umufiyeme. Nabyariye iwacu. Ariko muri uko kubyarira iwacu igitumye ndi umufiyeme ntabwo mbana n'umugabo. Okay. Ni story ndende cyane. Naje guhura n'ubuzima bubi ndi iwacu. Nimara gutwita. Iwacu baranyanga. Biba ngombwa ko bananyirukana mva mu rugo. Naje kubyara ndi nyine mba mu kode. Ariko ni ibintu bitanyoroheye cyane. Mpura n'ibintu byinshi cyane by'ibibazo ariko nyine nkabasha kubyitwaramo neza. Nkora akazi nyine katari keza katanshimishije katabasha kuntunga n'umwana wanjye ngo mbone ko ubuzima ari bwiza. Nk'akazi nkora kiyede ntibonye ndagikora. Gufurira abantu kugira ngo ndebe ko wenda umwana wanjye yakigira hejuru buyujuje imyaka 3. Ariko mbona ari ibintu bingoye cyane bibabaje. Umwana wanjye ageze igihe cyo kwiga. Ariko nyine mbona kwiga bitazagenda neza. Sinzi niba bizanashoboka mbona nta bushobozi mfite bwo kuba yajya ku ishuri. Hagati aho ngaho rero numva nyine nifuza ngize amahirwe nkabona akazi keza katuma mbasha gutunga umwana wanjye nanjye nkiteza imbere. Byanshimisha. Okay. Uravuze uti Marie Chantal ni umufiyemere. Hanyuma kugira ngo ube umufiyemere ndashaka ko abantu baza gusobanukirwa neza Marie Chantal uwo ari we cyane ko hari uduce twinshi ndi bukubaze bitewe n'ibyo abantu bumvishe bo badashobora kwibariza ndahari kugira ngo bashe kubabariza. Hanyuma Marie Chantal ubaye umufiyemere ni iki cyatumye uba umufiyemere? Wabanye n'umugabo murakundana murabana mwacukwe undacukwe cyangwa se byagenze bite kugira ngo uze kuvamo umufiyemere? Ntabwo twigeze tubana. Yanteye inda arangije nyine aranyanga.
ubwo nyine ndangije nanjye nihigira ubuzima mu rugo, nyine baranyanga nibyo nababwiye, njya mu bukode, ubu ngubu nibanamo n'umwana wanjye, nshakisha. Wibanamo n'umwana wawe. Hanyuma rero ufashe initiative yo kujya kwibana n'umwana wawe. Hanyuma mwahuye ryari? Yaguteye inda ukiri umunyeshuri, yaguteye inda murangije kwiga, cyangwa ni ubuhe buryo, ni ikihe cyabiteye kugira ngo uze kujya kuri etape yo kuba uyu munsi uri umufiyemera? So mfite ababyeyi, bafite mama na papa yarapfuye. Mama wanjye nyine ni umubyeyi uciriritse, ni umukene. Yabashije kundirangira mu 2 segonde, ndangije nyine ntwara inda. Ubwo ngubwo nyine urumva byahise biba ikibazo kiremereye. Basaza banjye baranyanga cyane ko bandihiriraga nyine ari ugupfundikanya. Ubwo birangiye nyine ubwo ishuri nahise ndivamo. Ubwo kurivamo nahuye n'ubuzima bugoye nyine, kubera nyine gutwita, umugabo yanyanze. Ndagenda ndikodeshereza. Ubu ngubu nyine ndibana. Ndetse nyine mu rugo nta muntu ndeba, nyine ninjye wimenya buri kimwe cyose. Ukiri aho ngaho ni ukuvuga ngo wacikirije amashuri kubera ko uwo mugabo yaguteye inda, ukabona iwanyu batabyakira neza uhitamo kubivamo? Nahise mbivamo kuko nta bundi bushobozi nari kubona bwo gusubira no mu ishuri, cyane ko n'ubu ntibyashoboka basubiramo kubera kureba umwana. Ni story ndende, ni story itoroshye cyane, ariko nizera ko abantu badukurikiye abenshi arabo mujye muhoje ibibazo. Hari ushobora kubwira ngo ihangane, hari ushobora kukwandikira akamesi cyangwa kanagusengera. Ndabizi Imana izagenda ikora ibitangaza bigende neza. Hanyuma reka dukomeze twiganirire. Nyuma yuko uvuye mu ishuri, hari amahirwe menshi leta yagiye itanga, hari nka 12, hari amashuri yagizana y'ubuntu. Kuki utakomeje ngo wige? Ni iki kintu cyatumye udakomeza ngo ujye kwiga muri amashuri y'ubuntu? Nahuye n'ibibazo birebire nkimara gutwara inda, umuryango uranyanga. Nuko kunyanga nyine numvishe ntakaje icyizere muri njyewe. Numva nyine ko ubuzima bwanjye burangiye. Biba ngombwa ko nyine numva ko muri njye naniyanze. Numva nanakiyahura pe, kubera ko numvaga ko ntacyo nkiri cyo, cyane ko ari njye mukobwa iwacu bari bafite wenyine. Iwacu byarababaje cyane, na basaza banjye biba ibibazo, ndetse n'umuryango wanjye uranyanga, ku buryo n'ubu ngubu ntawe ugera ahantu mba. Ndimenya buri kimwe cyose, mba nibaza n'ukuntu umwana wanjye azabaho. Mbura n'ahantu murerera, nkibaza ukuntu niba nza, kubera ko nase nyine sinzi n'iyaba. Nkibaza niba nzakomeza mba muri ubwo bukode, nabwo mba mbona byancanze. Ubu ngubu mba nibaza njyewe, basi umwana wanjye ubu ngubu azakura ate, aziga ate. Nkibaza batese kuko njye mba numva muri njye narabuze igisubizo. Mba numva narabuze naho nahundi. Ihangane kabisa, ihangane. Mu buzima bugoye cyane. Nabuze n'umuryango najyamo, cyangwa ngo mbaye banamumfashe wenda babe bamunderera, ko kumurera ko mba mbona biba bigoye cyane. Sibye Imana yonyine, niyo wenda yagira icyo ikora, njyewe ku bwanjye mba numva byarancanze. Ihangane, Imana igena byose. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ishobora guhindura amateka kuri wowe. Uyu munsi urarira, ariko byagenda kose Imana ntabwo yakwemera gukomeza kurira. Hanyuma rero dukomeze tuganire, ariko wihangane. Ni ubuzima butoroshye, ni inzira ndende ugenda unyuramo, cyangwa se uri kunyuramo uyu munsi, ariko tuzi neza ko bishobora guhinduka uyu munsi cyangwa ejo. Hanyuma uri umukobwa mwiza, uribana, ufite umwana. Ni ukuvuga ngo ese mu buzima bwo kuba wibana, ni izihe mbogamizi ugenda uhura nazo, cyane ko n'abagabo bari hanze batoroshye? Imbogamizi mpura nazo cyane ko iyo umuntu yibana akodesha ari umukobwa, abantu benshi bamwita indaya. Nta muntu n'umwe wakubona nk'umuntu muzima, nyine uba witwa indaya niyo waba utabikora.
hari abagabo bangana bashaka nyine kunshukisha amafaranga bitewe n'uburyo babona mbayeho, bavuga ati twagufasha kurera umwana, ariko nkurikije ko n'uwanteye inda nawe ntacyo yamariye, njye nahise numva n'abagabo igitsina cy'abagabo cyose rwose numva ko nta muntu n'umwe nakongera kwizera. ubwo rero njyewe nyine ndabumvira nyine nk'abihorera, abatese ashobora kumfasha uyu munsi ariko ejo n'ubundi ntagaruke. ubwo nyine niyo mpamvu nemera nkabaho nabi, nabona ikindi nkajya nagikora. Wenda benshi bakibaza ese kuki usa gutyo, ni gute wavuga ko nta bagabo winjiza usa gutyo? Njyewe mu buzima bwanjye nubwo wenda ibyo byambayeho nkunda fresheri, mba numva nshaka gusa neza cyane, ahubwo ku bwanjye n'ubu ngubu mba numva niyanga nyine, numva ntagakwiye no kuba ameze gutya kubera ubuzima. ubwo maranira kubona amavuta nkagenda nkafurira nk'umuntu, yampa amafaranga nyine nkahahishaho utundi nyine nkagura utuvuta nkisiga nkasa neza, n'umwana wanjye nkamwitaho. Biba byoroshye, ubuzima ni danje. Hanyuma ikibazo nanone kijya gusa n'icyo nari nkubajije, ni ukuvuga ngo ibibazo byose ugenda uhura nabyo hari uburyo byanga byakunda byitwaramo, kuko ntabwo byumvikana umukobwa usa nawe ahura n'ibigeragezo byinshi cyane, ko noneho n'ibyo yahuye nabyo birenze imitekerereze yanjye nk'uko nagiye mbyumva. Hanyuma ibanga ni irihe? ni izihe imbaraga zo kwihangana cyangwa zo kwihanganira ibyo byose ucamo uzikura hehe kugira ngo ube ugerageza ukaba ugaragara gutya ariko uvuga uti abo bagabo uko bashikisha amafaranga kose ntaho bazamenera? imbaraga uzikura hehe? Kenshi nkunda kujya gusenga, niyo ngiye nko gusenga bimpa amahoro bitewe n'uko banize, bigatuma nanjye mbasha no kwirinda cyane ko wenda hari n'iby'Imana ibimbwira. ubwo nkaharanira nyine uvuga ati reka ndindire tukimana wenda integanyiriza cyangwa nkurikije iby'Imana imbwira abatekana ihangane, wenda igihe kizagera nanjye Imana inyibuke nk'uko ibimbwira. icyo cyonyine nicyo gituma mbasha kubyihanganira, nakabikoze ariko nyine ndihangana kubera imbaraga zo gusenga. Imana ni byose, Imana ni igitangaza, Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana igira uburyo ikiteguriramo ibintu byayo. Komeza uyizere, komeza usenge, isaha n'isaha Imana irasubiza, sibyo? kandi mpamya nashidikanya ko uracyari mutoya uzagera kure kubera Imana. uyu munsi turababara, ejo tukishima, ejo tugaseka kubera Imana. Ntuzacike intege, sibyo? hanyuma nakomeje kumva imvamutima cyangwa se imvamutima zawe, mbona ko ufite témoignage iremereye cyane ushobora kubera abandi bantu isomo. ndagira ngo tubwire ni irihe somo ushobora guhereza urubyiruko rungana nawe ruri kunyura mu bibazo nk'ibyo uri kunyuramo uyu munsi? ikintu nabwira urubyiruko rugenzi rwanjye ni ukwihesha agaciro, bakabasha kwitwararika abahungu bari hanze aha, kuko nta kintu cyiza batubwira usibye kudushuka, batwizeza ibitangaza batazadukorera. ibyo nanjye byambayeho, bambayeho ubuzima bubi. rero nabagira inama yo kwirinda, bakigira icyizere muri bo, kandi bakabasha gushishikara gukora akazi ako ari ko kose, kuko igihe cyose ntabwo ubuzi nyine ubuzima uzacamo. niyo mpamvu ugomba nyine gukora akazi ako ari ko kose kugira ngo n'ejo nugera mu buzima wenda bubi cyangwa ubu ndimo, nawe uzabashe nyine kuba wakidefanda mu buzima urimo. Inama nziza cyane, inama zivuye mu mutima ufite ibikomere nk'ibyawe, ni inama ikomeye cyane. ariko ndashaka kubaza kandi kabazo kamwe kugira ngo wenda n'urubyiruko rubonereho isomo. ese hari igihe kigeze kibaho wenda ugahura n'ikibazo cya wenda landlord agashaka gusohora mu nzu kubera ubushobozi bukeya, wenda se ugasanga ubuze amafaranga yo gutunga umwana kubera kuba jobless nta kazi ufite, cyangwa se ukagira ikindi kibazo gikomeye mu muryango ukabura umuntu ugutabara, ukavuga utaho bigeze ubuzima burahagaze? byagenze gute icyo gihe? ibyo ngibyo bijya bikunda kubaho. hari igihe kigera nkabura yo kwishyura inzu, bikaba na ngombwa ko wenda tunabwirirwa tukaburara.
ihangane wenda nkagenda nkansora ngacumbika nko ku nshuti zanjye nahagera wenda bakamfasha bakamara nk'icyumweru bangaburira cyangwa ibyumweru bibiri kuba mfite nyine nk'abana twabanye baba bafite nk'iwabo wenda bakaba bancumbikiye nkaba nkora cyangwa wenda nagira amahirwe wenda akaba yanamfasha wenda akampa nk'udufaranga dukeya nanjye nkayigiraho utundi nkagenda nyine nkafata inzu ya makeya nkaba ngiyemo cyangwa inzu y'ubuntu hari inzu z'ubuntu tugenda tubona nkaba ngiyemo nkaba mbayemo gutyo nyine bansora nuko nyine nkagenda nuko nyine mbayeho n'ubuzima buba butoroshye aha ntibyoroshye cyane, ni ubuzima bukakaye, ariko jya wihangana uko byagenda kose hari igihe bizakunda. Nakubwiye ngo kuba byonyine utinyuka ugasenga ukagira imbaraga zikujyana gusenga, izo ni izindi mbaraga kandi zikomeye cyane. Jya wizera usenge, ukomeze usenge, kuko nzi neza ko bizakunda. Uyu munsi Mario Media ifite umuryango mugari, ntago ndabizi ko batakwemera ko ukomeza kubaho muri ubwo buzima, ukomeza kurira, ukomeza kugira gute. Hari ushobora kuvuga ati mbonye 100, mbonye inote y'igihumbi, mbonye uburyo uyu mubyeyi namufasha akarira umwana, namurinda kwirwa zerera, nshobora kubona icyo namufasha. Uwo nawe rwose abantu mudukurikiye rwose, uyu muryango urababaje cyane, uyu muryango ufite ibibazo, badusanze aho dukorera kugira ngo tuganire nabo. Ngira ngo rero murabibona abasangije ubuhamya bwinshi, ngira ngo turakomeza tumubaze kugira ngo mubashe gusobanukirwa uwari. Ariko nkubwira ngo niba hari icyo wakora ku buzima bw'umuntu kugira ngo aryambe neza, arye, abashe kwishima nkawe, cyangwa se abashe byibura kugira ubuzima ababayemo ariko butamuteje ibibazo nk'iby'uyu mubyeyi afite uyu munsi kandi arwana, ndakwinginze please gira icyo ukora kugira ngo uyu muryango ubeho neza please. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose akaboko gatanze nako kakira, kandi nzi neza ko Imana izabigenza neza. Aha rero kubera ubuzima wagiye ucamo, nagiye nibaza utubazo twinshi. Ese iyo umwana wawe abonye ubwo buzima mubayemo, ubona umwana abubama, tubona abyakira gute, cyangwa se ni gute ubona ntibimujena uko bireba? Umwana wanjye nyine biramujena. Nk'abandi bana bijyana nsaba nko kujya kwa nyirakuru, cyangwa ati nkeneye kujya kwa kaka, kandi kuko nyine iwacu bazi ubuzima ndimo, bamfashe nk'umuntu nyine wabananiye, niko navuga. Ubwo nyine baranyanze ku buryo pe mbanza niyo nahura n'ikibazo kimeze ute ntago nabitabaza. Umwana wanjye arambaza ibibazo byinshi, nanjye ntabasha kumusubiza. Kambaza papa we, yabona abandi ngubu nyine abona abandi yujuje imyaka 2, yabonaga abandi bana bagiye ku ishuri akabakurikira, akarira nyine ubona ko ashaka kujya ku ishuri. Ubu rero ko akamaze no gukura nyine bari gushaka kujya ku ishuri, nkareba ukuntu urana amashuri arahenze, nkabona rwose ntabwo nyine byavamo vuba ngo mushyize mu ishuri byo kumugabura mba nabibuze, no kumwambika imyenda mba nabuze. Mba mparanira kugira ngo wenda mbone icyamutunga, nagira amahirwe wenda nabona imyenda nkamwambika, cyane ko nanjye ubwanjye niyo nambara nanjye ni abantu wenda hari ukuntu nk'umuntu angirira impuhwe, nko mu bakobwa b'inshuti zanjye banga ko mbasa nabi cyangwa nambara nabi, kugenda bamfasha bakampa nk'imyenda nkambara, ababyeyi bakampa imyenda nkambika umwana, nkiberaho gutyo nyine bagenda bamfasha nyine nko kugira ngo ntasa nabi cyane nk'abanyanze, cyangwa nyine batishima babonye bitewe n'ukuntu bifuza wenda ukuntu nambaye nabaho. Kuri hagati aho nganjye nta bushobozi nyine nabona bwo kumujyana mu ishuri, nyine nihariye Imana yonyine, nibona akaziga aziga, nibona nyine azabaho gutyo azakura nyine gutyo. Humura, igiti cy'umuruho nicyo gitanga imbuto z'umugisha. Uko byagenda kose aya marira urira uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo.
Imana izakugirira neza, humura, komera, ntukomereke, turahari ku bwawe, kandi Imana nayo irahari, ibiri ku mpande zacu zose ko byagenda kose, nta kibaho, nta mpamvu. Uyu munsi rero ibyo bintu byose birabaye, ukomeje kubyitwaramo neza, ukomeje kwihangana urwana nabyo, uravuga uti reka ndwane mpangane, mbashe kurwanirira umwana, mbashe kurwanirira ishema ry'umuryango wanjye n'umwana. Hanyuma ni irihe somo ryasize ku buzima bwawe, cyangwa se ni irihe somo bikomeje gusiga ku buzima bwawe, kuko na n'ubu uracyabinyuramo kuko nta gisubizo urabona? isomo nge binsigiye ni ibyo guharanira kwihesha agaciro, wow. no guharanira kurinda ubuzima bwanjye, no kutongera kwizera abantu, ko umwana w'umuntu uramwizereje akagutenguha. Niringira Imana yo mu ijuru, kandi nkaharanira no kwigira mu gihe mbona ko mbifitiye ubushobozi. Gahanira kwigira mu gihe ubona ko bifitiye ubushobozi. Hanyuma ni wadusobanuriye utuzi twose wagiye ukora, udusobanurira utuzi dutandukanye. Ni akahe kazi wumva, donc ni akahe kazi wakoze ukavuga uti ubuzima noneho ndabona buri kugenda wowe aho kugira ngo burusheho kuba bwiza? Kazi nakora cyangwa nkabona nk'akazi keza, kuko sinize ngo ndangize amashuri, sinkeneye akazi ko mu biro, ariko hari utuzi nshobora kubona ku buryo nanjye twabasha kumbeshaho mu makampani, nubwo nize ariko mu mutwe ndahafite. Ni ukuvuga ngo akazi kariko kose wagakora gatuma ubaho, cyangwa se katuma umwana wawe abaho neza, akazi wagakora? Nagakora. Wow. Abantu rero mudukurikiye murabyumva, uyu ni umuvandimwe, ni umumama ufite umwana, aracyari na muto cyane, ariko nta kazi ntaki. Niba ufite akazi, please, icyo wamufasha cyose gishobora kugeraho uko gitabara umuryango we. Nkubwira ngo rwose garagaza uruhare rwawe mu bushobozi bucyo ufite, kandi mukuri Imana izaguha umugisha. Aha rero tugana ku musozo, niki usaba abantu badukurikiye muri aka kanya? Ikintu nasaba abantu badukurikiye, ari kuba nasaba kugira ngo bamfashe, bansengere mve muri ubu buzima, abashoboye gusenga, no kuba wenda wabasha kuba yambonera akazi. Wese ni abantu nomero za telefone akaba yampamagara akakama. Rwose zibabwire nta kibazo, sanzuru zibabwire, ufite n'ebyiri zivuge nta kibazo, uvuge n'amazina ari no kuri mobile money yawe, kugira ngo ashaka kutabona ku kazi direct, ariko akavuga ati byibura afite n'igiceri cy'ijana cyangwa se inote 1000 ishobora kurengera umwana wawe, akakikoherereza ukabasha kumutabara. Nta kibazo. Igereza mikoro usa n'uyimanura gato kugira ngo bakumve neza, usa n'uwongerejwe. Nta kibazo. Nitwa Mutesi Marie Chantal. Nomero yanjye ni 07 8 3 7 3 3 niyo yanyine ukoresha? Yego. Hanyuma yisubiremo kugira ngo abantu bayumve neza. Nomero yanjye ni 07 8 3 7 3 Aha, urakoze cyane, wakoze kubana natwe. Imana iguha umugisha, kandi genda usenge, wizere, wihangane, kandi usaba Imana. Nzi neza ko Imana izagufasha. Tuzongera duhure uririmba ishimwe ry'Imana, uririmba ko Imana yakugiriye neza uko byagenda kose, sibyo? Yego. Wakoze kubana natwe. Aha, reka nkushimire nawe wakomeje kudukurikirana kuri Mario Media. Nkubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe kugira ngo ibiganiro naguteguriye bikugireho umunsi ku wundi. Nkubwira ngo niba utarayikora yikore, nkubitsa ko subscribe ikorwa rimwe uyikoze uhita uvaho uyikoze bwa kabiri. Ariko nkubwira ngo ndahari kugira ngo njye nkugezaho ubuhamya cyangwa se ibiganiro byinshi bitandukanye, kugira ngo bishobora gufasha abantu cyangwa se by'isanamitima, kugira ngo dukomeze dusigasirane, dufashanye gusana isi no gusana imitima y'abafite ibibazo bitandukanye. Turabakunda cyane.
cyane uko byagenda kose sinjye ngenda ntakubwiye ngo ndakwifuriza amahoro n'amafaranga Imana ibaho umugisha.